yuko hagiye gutangira amapfa, ariko aya mapfa ntabwo ari ay'izuba rino zuba riva, ahubwo ni amapfa nabonye izuba rirasa mu makofi y'abantu. Imana irambwira ngo agize eposi lawa yango tabole se elefele sangira mawaloke na fasi esema yogene Novo zebafosi epefolasi nisti echance lele lala stobaini tile gi engona zelele paso legene paya si etale hailewa yasa kao hasema. Yes, reka masuzero nyine bekaze mbifurize amahoro y'Imana umurere wose ku sini mutino mbifurize igitondo kize muri mugoroba mbifurize kugira umugoroba mwiza. Je nitwa Hori, iyi ni Zamuka TV ndetse Pastor Fanny official ndetse na 5D TV by'umwihariko. Uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana Irurindo nzi naje mu ntara gamwa. Pastor muraho neza? Turashima Imana. Bakwita nde abantu benshi aribuze kwibaza witwa nde, aha turi ni hehe kugira ngo abantu bamenye by'umwihariko aho turi ndetse n'amazina yawe. Nitwa Sibomana Jean Baptiste. Nitwa Sibomana Jean Baptiste, hano ni mu karere ka Rurindo mu murenge wa Bushoki. Mu murenge wa Bushoki. Hano niho muri Bushoki. Hano niho muri Bushoki. Uyu musozi w'amasengesho bawita ngo iki ko abantu benshi bafite amatsiko? Uyu musozi niwo witwa ngo iki Pastor? Abantu bahita amazina atandukanye. Hari abahita kuri Banguka ngo utabare, hari abahita ku karima k'igikoni. Ku karima k'igikoni. Yego, hari n'abahita ku butatu butagatifu, hari n'abahita ku rutare, hari n'abahita ngo mu rusumo rusumana ibyananiranye. Yego. Nyine abantu buri wese agira uko ahita bitewe nuko yahaboneye, nuko yahuriye n'Imana n'iby'Imana yamukoreye avuye gusengera hano. We n'iki Imana yagukoreye uvuye gusengera hanga by'umwihariko mpere wenda ku ruhande rwawe? Ku ruhande rwanjye ngira cano yitwa Byishimo official. Aha ngaha niho umuhanuzi yampanuriye, Imana imbwira ko impaye kamera na mashini. Aha rero nahaboneye kamera, nkabonera na mashini. Mvuye hano mu minsi 5 Imana yaranshubije n'ibindi byinshi wenda tutarondora. Yego. N'ibindi byinshi Imana yagiye ikora, nabo twasengeye hano Imana ikabasubiza. Aha ngaha rero ni ahantu tugera nyine ukumva imisemburo y'ububyutsi irazamutse. Kumva imisemburo y'ububyutsi irazamutse muri weho, ukumva hari ibintu byinshi by'isi utandukanye nabyo. Noneho haba hari abantu uje gusengera, cyane cyane ko tuba dufite ibyifuzo bitandukanye by'abantu bari mu Rwanda n'abari hanze, baba baraduhaye ngo tubasengere. Niwo murimo dukora, nta yindi mirimo urebye dukora cyane, ni ugusenga no kuvuga ijambo ry'Imana. Ubwo tukabasengera. Rero iyo tugeze hano rero wumva ubonye ahantu heza, ukumva utandukanye n'isi, ukumva utandukanye n'umubiri, ukumva utandukanye n'umuryango, ukumva nyine ugeze nko mu cyumba ahantu Mwuka Wera ari, ahantu Imana iri, ukumva uri kuvuga ibintu Imana, ukumva biri kugera ku Mana, mbese ukumva uguwe neza. Nubwo turi hano hirya yacu hari abantu bari gusenga ndetse twatangiranye amasengesho ya kare, aho twari turi kumwe mu mazi ku rutare, aho hari n'ubutumwa Imana yaguye wahaye mwene data. By'umwihariko mbere yuko ntangira ikiganiro neza, ubundi by'umwihariko banza dusengera Imana ubundi nzinjire mu kiganiro. Ariko mbere yuko mara kudusengera Imana uhitwa n'abantu nimero ya telefone bashaka kumbabaza kugira ngo basengere nabo hano, noneho wongeremo n'ijwi gaca kugira ngo ari abantu baraturusha amajwi. Turagushimiye Mana yacu, izina ryawe nirihimbazwe. Turi kuri uyu musozi tuje gusenga, izina ryawe niryubahwe. Dusengeye abantu bose bari kuri uyu musozi kugira ngo babone ubwiza bwawe, kandi dusengeye abantu bose bazumva iki kiganiro kugira ngo bazafashwe mu buryo bw'umwuka. Duhagaritse imbaraga z'abadayimoni n'ubushobozi bwose n'ubutware bw'ikuzimu, ijuru rikingukire amaso y'ababyifuza mu izina rya Yesu. Rest eben for again kugira ngo babone ineza yawe. Turagushimiye Mana
icyo n'utware bibi byawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Nimero yanjye ni 0788 182 65 15. Yewe 0788 182 65 15. Pastor, eka mbere yuko nkwakira cyangwa kugira ikindi kibazo nkubaza, wari ufite ubutumwa cyangwa se babyita niyerekwa ushaka guha ababene data b'Abanyarwanda bijyanye n'ukwezi kwa karindwi, ndetse tugiye kujya no mu gihe cy'amatora by'umwihariko. Mbere yuko ngira ikintu nkubaza cyangwa mbere kutangira kuduhereza ubwo butumwa by'umwihariko, nicyo ushishikariza Abanyarwanda ndetse abanyamadini n'abanyamatorero muri kwezi kwa karindwi tugiye kujyamo? Icyo nshishikariza Abanyarwanda muri uku kwezi kwa karindwi, yego, Abanyarwanda ni umuryango mugari, yego, uri ku isi hose. Abanyarwanda tubagira mu nsengero bitwa abakristo, Abanyarwanda tukabagira mu masibo, mu mirenge, mu turere no mu ntara batuyemo bitwa abaturage. Aho hose rero bujya baba ari Abanyarwanda, kandi twifuza ko nyine bagira ibihe byiza bakagira n'ubuzima bwiza. Ubutumwa rero dufite muri ukwezi kwa karindwi ari nabwo turi gukomeza gusengera kugira ngo Imana igire ikintu ikora ku buzima bw'Abanyarwanda. Ni ubutumwa bubiri. Ubutumwa bwa mbere nuko muri ukwezi kwa karindwi Imana yambwiye yuko hagiye gutangira amapfa, ariko aya mapfa ntabwo ari ay'izuba rino zuba riva, ahubwo ni amapfa nabonye izuba rirasa mu makofi y'abantu. Imana irambwira ngo agiye gutera amapfa y'ibura ry'amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Rwanda amafaranga agiye kubura, ku buryo abacuruzi bazajya bigwa bacuruza ariko bakabura abakiriya. Amafaranga agiye kubura ku buryo ibintu abantu bazajya bashyira ibintu ku isoko nk'ibibanza n'amazu n'amamodoka, nyine ibintu bikabura abakiriya kubera ubuke bw'amafaranga. Ntabwo nzi impamvu yabyo, ariko nabonye izuba rirasa, noneho Imana irambwira ngo ririya zuba nk'uko ryumisha ubutaka bugashiramo amazi, niko ririya zuba rirashe mu Rwanda kugira ngo rigabanye umubare w'amafaranga abantu bafite. Ni umugambi wa shitani rero, niyo mpamvu turi gusenga kugira ngo Imana igire icyo ikorera Abanyarwanda. Abanyarwanda bari gutera imbere, kandi purisi iterambere bujya ni amafaranga, ntabwo abantu batera imbere badafite amafaranga. Turi gusenga Imana rero kugira ngo ikore ikintu gikomeye, ihagarike ubukana bw'iryo zuba kugira ngo ubukungu bw'abantu bwere kuzahara. Bityo rero ndashishikariza abanyamadini kugira ngo bafate igihe basenge, abanyamasengesho basengera mu nsengero zitandukanye, kugira ngo basenge Imana isuku umugisha mu Rwanda, kandi mu bushobozi bw'Imana ishobora guhagarika cyangwa se ikagabanya icyokere cy'iryo zuba. Ikindi ni uko ababishinzwe mu gihugu cya Egiputa habaye inzara mu gihe cya Yozefu, noneho Farawo aravuga ngo twakura hehe umunyabwenge washobora gushyiraho umurongo ushobora gutuma ibi bintu bitabaho. Abantu rero bigisha abantu gucunga neza amafaranga, abayobozi b'insengero bashyireho gahunda yo kwigisha abakristo gucunga amafaranga bafite, abayobozi b'imirenge n'utugari babwira abaturage gucunga amafaranga bafite, abayapfushaga ubusa bajya gusinda bayaguramo inzoga n'ibindi bintu bidafite akamaro, bagabanye ibintu bipfusha ubusa amafaranga, kuko amafaranga agiye kuba makeya, noneho ajya akoreshwa ibintu bya ngombwa bikenewe cyane. Ndumva ubwo ari bwo butumwa natanga. Icya kabiri, tumaze iminsi dusengera amatora, twagiye twumva inkuru z'ahantu abantu bagiye bajya kwamamaza, abagore, abagabo n'abana n'abasore bakajya kwakira abakandida barimo kwiyamamaza, hakagira abantu bahatakariza ubuzima. Tumaze iminsi dusenga rero tubwira Imana ngo irinde ubuzima bw'Abanyarwanda, here kugira abantu bagwa mu byiza. Tumenyereye ko ubundi abantu bapfa bishwe n'intambara, abantu bagapfa bishwe n'indwara cyangwa se n'impanuka, ariko iyo abantu bagiye mu gikorwa cyiza abantu bakahasiga ubuzima, bujya ntago biba bishimishije, nubwo nta rupfu rushimisha.
turi gusenga Imana rero kugira ngo mu bihe byose byo kwiyamamaza Imana yohereza abamarayika barinda ubuzima bw'abantu ku buryo abantu bose bagiye kwakira umukandida niba ari 100 niba ari 200 bose bataha bakagera mu ngo zabo kandi bakazanatora na nyuma y'amatora bakazabaho bakazabona ibyo basezanijwe n'abakandida ko barimo kubibashyirira mu bikorwa. Ni kimwe mu ibyo byifuzo rero nabyo twari turi gusengera hano kuri uyu musozi kandi Imana yatubwiye yuko ije rwose gucunga umutekano ko iyo nkuru mbi zimaze iminsi zitangazwa ko guhera ejo izo nkuru zigiye kugenda zivaho bikazagera mu matariki y'amatora ibintu bimeze neza. Ubwo bivuze ngo Imana igiye gukuraho impfu z'abantu bapfiraga abantu bagiye kwiyamamaza. Yego. Mbere yuko murekuye kujya ujye no mu masengesho by'umwihariko turi mu gihe cy'amasengesho turi gusengera n'amatora turi gusengera n'ibindi bitandukanye. Niki kikuri ku mutima byibuza ushobora kubwira abene data bari hano hanze tutazanye gusenga ariko nabo bari buze gukurikira aya masengesho ari kubera hanga? Ku kijyanye n'amasengesho ikindi ku mutima n'umunezero ndishimye ndumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Amen. Ko Imana yatubwiye ko amatora azagenda neza kandi nta mvururu zizabaho mu Rwanda. Turakubona muri Kenya ibintu biri kuhaba biteye ubwoba ariko Imana yatubwiye yuko irushijeho gucungira umutekano igihugu cyacu kandi haye abanyarwanda ihumure. Abantu basenye igihugu cya Kenya ndanezerewe rwose ndanezerewe mu mutima wanjye. Ubwo bivuze ngo abantu bakomeze gusengera n'igihugu cya Kenya by'umwihariko dore ko buri muntu akizamukana no mu gisengero. Niki ushobora kubwira abanyakenya by'umwihariko mu gihe turaza no kubashyira imbere y'Imana dusaba ko imvururu zashirayo? Abanyakenya icyo twababwira nuko basenga kuko ziriya n'imbaraga za Satani zazamukiye muri Kenya kandi zigambiriye gutembagaza ubutegetsi bwo muri Kenya. Nibadasenga ngo babe maso buriya butegetsi buriho muri Kenya bushobora kuzatembagara. Bakwiriye gusenga rero kuko buri munsi buri saha Satani agenda yongera. Nabonye Satani agenda yongera umubare w'abadayimoni bajya gushyigikira iriya myigaragambyo. Buri munsi bagenda biyongera. Nta kindi rero nta siyansi ibaho yatsinda abadayimoni, nta mishyikirano yatsinda abadayimoni, nta mbaraga za gisirikare zatsinda abadayimoni. Ikintu gitsinda abadayimoni ni imbaraga zo gusenga. Abanyakenya basenga bafata igihe basenge n'inshuti za Kenya zisenge kugira ngo abadayimoni ahangaha tuhita ku karima k'igikoni. Ku karima k'igikoni nta muntu uhatinda buriya. Aba bantu rero ubabwire ngo Imana yampereye ku karima kayo ikirungo cy'ubuzima. Tugiye kwishakira amazi batwingingira inkoko. Batwingingira inkoko n'akabenzi. Ariko twari kumwe hari umwe umusiramu avuga ati akabenzi ntabwo twakarya ntabwo tureba ariko batwingingira inkoko turavuga ngo turajya gusenga. Rero Imana ishimwe uvuze ngo akarima k'igikoni ibintu byose birihuta. Ubabwire ngo Imana ahantu twavuye gusengera tuhakuye ikirungo cy'ubuzima kije kurunga ubuzima bwanyu. Aba bagore iki kirungo kigiye kurunga ubuzima bwabo kandi mpawe ubutumwa buri mu Byahishuwe igice cya 3 yego umurongo waho wa 8 kaduhere ku wa 7. Ni ubutumwa bw'aya masengesho y'iminsi 7. Yego. Ni ubutumwa bw'aya masengesho y'iminsi 7. Aya masengesho mwayasengeye kuri kamera. Yego. Imana igomba kubasubiriza kuri kamera. Uko ni ukuri. Kuri Imana yacu. Imana cyubahiro. Igeze mu giturage ibinturage. Yego. Oya nta kibazo rwose. Igeze mu giturage ibinturage. Yagera mu gisirimu ikaba isirimu. Yagera iburaya ikaba inzungu. Buriya abazungu bayizi nk'Imana y'inzungu. Yego. Abirabura tukayimenya nk'Imana isa natwe. Yego. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Mbese iyi Mana irakomeye mu ihereze cyubahiro. Byahishuwe 3 umurongo wa 7-8 aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia. Yego. Cyangwa wandikire cyangwa ubwire Pastor Fanny wateguye amasengesho abwirijwe n'Umwuka Wera y'iminsi 7 umubwira aya magambo. Umubwire ngo uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi
ukinga ntihagire ukingura kandi ukingura ntihagire ukinga. Haleluya. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe, dore shyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukaba witondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Iri jambo umwuka wera arimpa risobanuye muri ubu buryo: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi. Dawidi ni umuntu, ntabwo ari ufite urufunguzo rw'Imana, si ufite urufunguzo rwa marayika, si ufite urufunguzo rw'ikuzimu, ni ufite urufunguzo rw'abantu. Haleluya. Ni ufite urufunguzo rw'abantu. Mama Joshua, ariko wahagurutse wowe nubwo udashaka kujya kuri kamera yitera umugongo, ariko Imana ivugana n'abari inyuma, n'abantu bari inyuma ya kamera. Imana ivugana nabo. Abantu bari inyuma ya kamera mutugire gutya, kuko ubu twebwe turi kubwira abantu bari muri Aziya, turi kubwira abantu bari muri Australia, turi kubwira abantu bari muri Canada, turi kubwira abantu bari muri Amerika, turi kubwira abantu bari muri Iburaya, turi kubwira abantu bari muri Afurika, turi kubwira n'abantu bari hano kuri izi kamera. Kandi ibi bintu ni ubuntu. Haleluya. Shimira Imana ko itagurisha. Haleluya. Imana ntabwo igurisha. Imana ntabwo igurisha. Imana ntabwo igurisha. Oya. Aba bantu rero ibi bintu ni ubuntu. Ni ubutumwa Imana ibahaye bw'ubuntu, ibamenyesha umusaruro w'amasengesho. Uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi. Iri jambo risobanuye ngo nufite ibisubizo by'abantu. Dawidi ni umuntu. Dawidi ni umuntu ufite urufunguzo rwa Dawidi. Haleluya. Uwo ni Yesu Kristo ufite urufunguzo rwa Dawidi. Rwa Dawidi. Vuga ngo Dawidi ni njyewe. Ni ufite urufunguzo rwa Dawidi. Dawidi ninde? Ni Dawidi wabaye mu ntama, wacishijwe bugufi, agakurwa mu ntama akaba umwami. Ni ufite urufunguzo rukura abantu mu bibazo ukabajyana mu bisubizo. Ni ufite urufunguzo rukura abantu ahantu hasi rukabajyana hejuru. Ni ufite urufunguzo rwa Dawidi. Dawidi yarashonje, muribuka ko yasabye ibiryo, baranamubwira bati ibiryo bihari n'iby'abatambyi ntiwemerewe kubiryo. Baramubwira ngo uruburaburizo dufite imitsima kandi yamuritswe, niyo abasore batiyanduje atarengera abagore. Haleluya. Dawidi aravuga ati nubwo itangenewe nimuyime yirye. Umva n'abantu bawe Imana intumye iravuze ngo hari n'ibintu igiye kubaha bitabagenewe. Hari n'ibintu Imana igiye gutanga bitabagenewe. Hari ibintu Imana igiye gutanga ariko ibyo bintu bitagize gute, bitabagenewe. Ibintu bitabagenewe. Hari ibintu biba bitagize gute, bitagenewe abantu. Ufite urufunguzo rwande rwa Dawidi. Haleluya. 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 Ufite urufunguzo rwa Dawidi, n'ufite urufunguzo, n'ufite Dawidi ninde? Dawidi yaranzwe, yangwa na se. Yarabyivugiye ngo birashoboka ko abavandimwe bagira gute, bana so na nyoko bakwanga, ariko Imana ntizakwanga. Dawidi yarashonje, Dawidi yararwaye, Dawidi yagize abanzi, agira ababisha. Muribuka Goliyati. Ubwira abantu ko Goliyati uhagaze imbere yabo, Goliyati uhagaze imbere yabo, Goliyati uhagaze imbere yabo. Dasti elala for the sea again. Goliyati uhagaze imbere yabo, Goliyati uhagaze imbere yabo. Ubabwire ngo uwo Goliyati agize gute, aratsinze. Haleluya. 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 Ubabwire ngo Goliyati aratsinzwe. Ufite urufunguzo rwa Dawidi. Ni Imana ikemura ibibazo by'abantu. Ni Imana ifite imbaraga. Ni Imana ifite ubutware.
ni Imana ifite ubushobozi, ni Imana idahinduka, uwera kandi w'ukuri. Imana uyisengera mu mwuka, ariko igiye kugusubiza. Haleluya. Izana urufunguzo. Haleluya. Ufite ibibazo by'abantu kugira ngo nawe usubizwe. Ubabwire ngo Imana ije kubasubiza. Imana ije kubatabara. Haleluya. Muri aya masengesho y'iminsi 7 twasengeye amatora. Ufite urufunguzo rw'amahoro. Haleluya. Ukinguye amahoro mu gihugu cyacu. Haleluya. Ufite urufunguzo. Ufite urufunguzo. Ntabwo ba Putin ntabwo barufite. Uru rufunguzo rufitwe n'uwera kandi w'ukuri. Haleluya. Haleluya. Uwo rero uwo nguwo ni ukinguye kandi ntawe ushobora kugira gute gukinga. Ubwo nibwo butumwa. Amen. Mana data nyiringabo, reka dushimire Imana kuko ibitangaza Imana ikoze kandi kwitanze urufunguzo rw'amahoro ayele fezege mala stanse enemo pele faya sandile leze ege evola fosi ene la yasi ekola sande lefodas di elobefo di emen katika jina la Yesu Kristo pelo kwa amen Elela, angolefaya mahali, tisti zi epos, lawa yango, tabole se elefele standila, mawaloke na fasi esema yogele, novo zeba fosi epefolasi, nisti echans, lele lala stobaini, tilegi engona, zelele paso legele, paya si etare, hailewa yasa kao, pasema lope fosi, viste enje kilwa, paya si, lopes, enepestanse, desti epons, de lo ongensti, chanso ber faigen pist chola faimen laost e joange pe le la angola pasola fosi amen liliwa angolesti binwa eglale destile evlest e lest agency telala foleste e lestanse nangola apoahev tuile e lepres chosti alohem pasto leglele mangola alala wangawa angeneme enamba tiwili e fi stobele fleleste e janse la walaste elele pela foizi losti veleste e pi ekte stanse prestondi eloham pini e prare doste e chest l'offrir existe prestonge enema. Imana irakubwiye ngo ibingibi hari abantu baribonye nka comedy blessed Zelefi Elohim, hari abantu baribonye nk'imikino prestance ene prere blessed ene mal, ariko Imana iri muri ibi bintu niko ivuze trance et prere vone ezenemal ikubwira ibintu bitatu lelele zangola pele ele pele stance enema irakubwiye ngo yubwayo igufashe amaboko yawe irayakomeje tandela la volasi ele pense trouver ezene claire nkuko umushoferi afatisha amaboko ye vora akayitwara akayigeza aho ashaka kujyanye igushize muri parikingi bi elele fayasi enegrere ariko ntigutwaye igucyuye tando pese levone ezege igutwaye nk'umuntu utwaye umukozi we akamujyana mu mugambi w'ibyo amugambiriyeho. Imana iravuze ngo igutwaye mu mugambi wayo. Lere zango pese lelesti egrere menofe ezene. Imana iravuze ngo hiwi wahamwo tesi epando nkinguye urugi rutoya tesi pofs lesti eleng uru rugi ndarukinguye tas perfes enemas kuko mbonye umuryango ukinguka hasohokamo umugabo w'ibizigira ufite imbaraga demus epri egine araza akujya imbere tando penis. Imana iravuga ngo nabwiye kuro ngo nzamugenda imbere ahantu hataringaniye mparinganize. Imana iravuze ngo ikoherereje ugufasha kugira ngo akugeze aho ugomba kugezwa n'Imana.
nubwo uru rugi ari rutoya ariko ugiye gusohokamo ni umunyamaboko, ni umunyembaraga, ni umunyembaraga. De lao sti ebene fotasi ekotaya mene foda ezegide talo fese ledrane menode sti egera. Icya gatatu lolo sta bofesi enema mbonye lepola fose meredrare mbonye amatungo, mbonye amatungo atatanye, mbona umuntu azanye inkoni arayakumakuma ayashyira hamwe, arangije kuyashyira hamwe mbona ayubakiye ikiraro, arangije kuyubakira ikiraro mbona ashyizeho uburiro, amaje gushyiraho uburiro mbona kujyanye ahantu hari ubwatsi bwinshi, aguha icyuma gikata ubwatsi, nkajya mbona ukata ubwatsi ushyira ya matungo, mbona arabyibushye, mbona arakize bwacya, mbona arakize abaye manini cyane. Tasi menefo, Imana irambwira ngo iguhaye umukumbi wo kuragira kandi iguhaye n'ubwatsi bwo kugaburira. Tabos enemenefo dastance, uzitwa nyirakuru na nyirakuruza w'abantu benshi mu buryo bw'umwuka. Niko Imana ivuganye nanjye. Urakoze Mana, uri Imana ikomeye. Destile fe salabo fe tala sile la lavo ya yebo again delele la zele pola fos mele dande tango tesi lelele okotasima tifo distere gene fos leste basti vegene stere. Mana iravuze ngo igukuyemo inkosha iyo waruhetse mu mugongo abadayimoni bagendaga bashyiramo abana ariko batari abana bavuka ahubwo ari ibibazo. Mana iravuze ngo iyi nkosha abadayimoni bagendaga bacomekamo ibibazo byari bimaje kukuremerera. Mana iravuze ngo iyi nkosha iyigukuyeho iyi nkosha. Mana igukuyeho iyi nkosha, Denis pere for destire me etase bofe tisalabo ki etase tidesti elo fosima tasi lele fosme egenima tezalavo serimo pi eki elastimo. Mana iravuze ngo igukuye mu rupfu tozoge ola fosima ase lelesti edranse mole tasoge efaisi. Mana iravuze ngo iguhaye ubuzima lerestimene vozege nestine drare. Mana iravuze ngo nubwo uzerera tese mana fasigide, umeze nk'umwana wataye urugo, umeze nk'itungo ryavuye mu rwuri listimene, ariko Imana iravuze ngo uri umwana w'ubugingo, destine bonefo dosti egrere, kuko mu Kristo yapfiriye nawe urimo loste menefo. Mana iravuze ngo kanguka rero bi enestire, ube maso lofe senima, kuko satani agutegeye mu biryoshye. Lele zamoke eletrare bamaso cyane leleze menefo dastine egrere. Mana iravuze ngo iguhaye ubuzima lele fi ezenemo pe estire guide. Mana iravuze ngo lele masoki etrare, aya maboko yawe agiye kuguhahira, agiye kuguhahira kuko aya maboko Imana yahaye umugisha. Ayi best is been for again lesti eben for dasile aya sekone for diste benesti egrere taso menefo lele elansemo pese nadrere. Ati yewe la pos enemere, ati tera indirimbo uririmbe lebosti egrere. Ati kuko Imana yawe irakwibutse lelezini menefa. Ati kandi umwami wawe aje ahuri tenesa enebrere. Ati aje ahuri, ati kandi aje ari uwineza. Ati tera indirimbo uririmbe kuko Uwiteka aje ku buzima bwawe kandi aje ari uwineza. Amen. Izina rye ryiza ribamara imibabaro rikaba
ikatinyura ibamara imibabaro ikatinyura. Mana ibaha umugisha kandi ikomeze bagire neza. Mana nta turengejeho twaba turingaye. Dushimye Imana ko utugeneze kadugusabe utuzamurire isengesho ryo gushima. Hanyuma nawe uradusengera uturagize Uwiteka tugenda. Mana turagushimiye. Haleluya. Mwanya nakanya wabanye natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, icyubahiro ni icyawe Mana. Watangiranye natwe usozanyije natwe, mu izina rya Yesu turagushimiye. Kubw'ijambo twumvise, kubw'ubuhanuzi butambutse, buri muntu wese umwigisha n'umwigishwa turagushimiye. Kandi umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, ujya kure n'ujya hafi turagushimiye Mana. Rero kuboko kwawe niko warambuye turahagera, mu izina rya Yesu turabigushimiye. Kuboko kwawe niko urambuye ibi byose bibaho turabigushimiye. Umugisha umukuru muri twe kugeza ku muto muri twe, mu izina rya Yesu Kristo dusengeye tugushimira igihugu cyacu, tugushimira mu izina rya Yesu Kristo ubwitange uduha. Mipaka yose y'u Rwanda turagushimiye, igihugu hagati mu murwa turagushimiye, pande zose z'igihugu turagushimiye. Aya manywa turimo turayagushimiye. Tugushimiye mu izina rya Yesu Kristo uburyo ubana n'inzego z'umutekano, uburyo ubana mu izina rya Yesu Kristo n'abayobozi, uburyo ubana nyabura ku ngoma na Perezida wa Repubulika. Izina ryawe niryubahwe Mwami. Ibi byose rero ni umufatanyabikorwa n'Imana, kuba Mwami Yesu twe dushobora gusenga no kuririmba no guhimbaza, ubigiramo uruhare Mwami. Turagushimiye rero uha umugisha bene data bose twabanye muri uyu mwanya mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Kumva ikivugana natwe bibaye ngombwa ko dutandukana. Reka Mwami Imana yacu gutandukana kubukwera kwacu, kandi reka ugendane na buri umwe wese, abajya i Kigali ujyane nabo, abatambika bajya mu misozi ujyane natwe, ukomeze kutugirira neza. Numvise ijambo ryawe ryiza rivuga ko ufite urufunguzo rwa Dawidi. Turaricyuye rero Mwami, tugiye gutegereza ibyo twavuganye nawe kuri uyu musozi. Ukomeze kutugirira neza, ugendane natwe mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Amen.